murongo bakigi wambabariye nkajya witwa kagatire kare uzwaye ujya usanga unje muri dose usanga umuje warasubikora amaho kubera ko toilette imani toilette irimo abantu benshi ushobora gukenera kunyara mu gitondo saa 2 ukanyara saa 10 urambwira ngo abateye injyama reka njye koga niba hari ubuzima bubi mu isi bubaho ni mu nkambi twahagiriye ubuzima bubi yewe aba diaspora mujya mwibuka abantu twabanye mu nkambi ba Renata bakobwa ba Majimi ba Kristame abantu mva mujye mwibuka abantu basigaye wenda situza twebwe batabaruka bamukiranya n'abandi abantu benshi nyine urumva twabanye na Rugenza turagusoje warabaye Rugenza nabaye kayenza na uyu reka da nabaye kayenza no hari ikipe wanzari hari umugabo yadukesheje umutwe muri Kayenza yitwaga anangiye kumubwira akamureke uwo nguwo yigeze umuyumba uwo mutipe kubera ko amadushe yabaga ari open adafunze bazanga abana koga muri dushe bagahengereza oya bakabatera madama nose urumva aramusanga fo no kandi n'abana bagira ubushuhe bwinshi abana mu nkambi nazwa nakaza bafite mu nkambi nta kazi gahari nyoko ntakora so ntakora mwese bicaye Sabana na uchana tarafite ndayigera muri icyambere haba amagambo kwa nta kazi mufite kama akaba ikintu bita ibyaha abarozi bagira umwanya abasanga no umugore nabonye bagazura ninka gukiri kugenda kamajira mu nzu y'abari mu kandi muri ko kuri ubwo bakavuga ngo uri ari niba maruna ari njiye arinjira mu nzu ari none nyine musebo nyibutsa hari umumama basuye mu nkambi sizumenya makuru bamusuye hari mu nkambi umumama wabyaye umwana wa 11 aramase ko mu buzima bwo yara mu nkambi ni gute byaye umwana wa 11 n'ubu buzima bwo mu nkambi none ko ntakaze tugira dukora iki umugabo gahora ari muri ibi none nega ko kazi konyine umugabo n'umugore nta no gukora gusa akazi no kubyara none nararangiza story ya umugore atuguye wirirwa ajya kureba abakobwa bagiye muri dushe none abana ajya tubwira ngo abana bo mu nkambi ngo bose barasa nawe mu gahanga ayiwe abana bose rero guys meze mute nizere ko muri amahoro nizere ko byose ari ruzungu kabisa ko mutubona abantu banje kabisa turashima Imana twabonye gucya kabisa uyu munsi ni wanene n'ibisanzwe mukomeze mukore subscribe kuri Blessed Family TV turabakunda cyane hagati rero ntabwo ndi jyenyine kumwe n'abagenzi banjye gusa madamu mumenyere nawe nafata umwanya yivuye kandi yakira umushyitsi. Hello guys, twongeye kubasuza abakunzi bacu aho muherereye hose tubabwira ngo mubize neza mwariye mwahaze mwafashe breakfast nuko mukobwa agiye vuga turabasuje tubabwira ngo twizera ko mwese mumeze neza natwe hano turaho turamahoro kuri munsi rero twakira umushyitsi kuri channel yacu kuri hano mu rugo iwacu umushyitsi rero twakiye The Beauty hano kuri TV yacu twari kumwe na Queen muramumenyereye ewana reka tumwe yibwire abakurikiye Blessed Family umve ko umusamba n'imbogo sibyo ahantu ndahamenyereye so ariko kubera ko nyine abantu batatuzi wenda abareba nabonye ari abenshi abantu babareba sinzi ikintu baba bari gukora ahubwo ni benshi harako ntibajya bareba ese umugani nk'izi subscribe zose ziri hano mutareba mufite icyo kibazo twambara amasume tugiye mu muhanda kugira ngo murebe shandagira batabasha ko turakora amashusho niwe abazina yitwa Queen Uwase Amanda Ngereza Esperance akingene Especiosa Esperance umwana w'umutwe mwishwa w'ababembe turayabuza n'ubundi uko kurunga amarobo ngo ari kubara bakamenya ko ari abasege ngo guhera umunsi abaye umunyintu ese mwebwe muzi ayo moko umunyintu umunyintu nyine n'amoko y'abakongomani ndumva ari ibyo ngibyo ndi umunyamurengekazi ndi umumama afite abana 2 n'umugabo umwe nishimiye kuba hano kuri Blessed Family mukomeze mubarebe mubakunde sinzi ikintu muri gukora ngo mutari kureba abantu ukande muturebe nyabo namushire mu turebe na ziyongere mushire bimiyaga ese we mfite igitekerezo
nagiye kudukubita amafaranga Frank ariho nakoze ariko birangira irangira nabi yewe hari umuntu wahise ubwira ati se twazamukoreye prank furaha kujya gucana imbere mu rugo twamera nk'amazi akonje abantu tumara n'ibitwara babwirira ingara yadukoze isoni ari abanyakenya bose bagaruka kuko n'abakobwa batewe byataye ni Frank byabaseriye Agato rero kuri no karayivuze akora ku kinyamakuru bita The Beauty TV show ugende kabisa mu kandi rero ndabizi murabazi neza Agato kwene rero tugusanze utari na mugenzi wawe ese ari hehe ameze gute makuru yiwe azazerera mugani wa ntuza akayini aya ni kayini bavuze ngo ngiye kuzerera mu isi ngo kayini wagiye unagiye kayinira ni monseke ni batari kayini ntabwo nyine bo muri bibiri araje Imana niba bivugira ikivume cyo kuzerera gusa sibyo nyine nawe akunda kuzerera ariko by the way ntabwo agiye kuzerera afite gahunda yagiyemo ari mu Rwanda ariko ntabwo azatinda azahita agaruka turakuramukije mama uri hose turakuramukije cyane karagiye inyama akunda restaurant zo mu Rwanda hari gushaka mu Rwanda ariko siko nabi abanya gasata skill yagize mu Rwanda kandi restaurant zo mu Rwanda nyine barateka uzi ko hano ngo sosa ngo ubugari ngo nakabamena ku munsi ipu ahanga ni mu Rwanda baruganya n'iki mu Rwanda bigeze kuvuga ati ndashaka umuceri agafiriti n'amashaza mushyire nk'agafuku k'umutse na sita n'agasarade iyo akora ibyo wabikora bakunda akafuku hano mu bugari na kaomena na cabbage muri kurebana gutya isaha y'umwamutse nko kumurebye simwabaye mu Rwanda mwese ari ubuzima bwa hano muri Kenya no mu Rwanda ubundi nawe utandukanyiriza he hano muri Kenya no mu Rwanda muri Kenya ni umujyi w'akazi njye niko mbitekereza wo gukorera amasaha no gutura pe nuko ntago haryoshye gutura muri Kenya ni ahantu twaje gushakira amafaranga tugakora twamara gukora tukajya kuyarira iri hakurya ni heza afite ukuntu ari heza nyine ufite amafaranga umva uri ruzungu ariko mu Rwanda rero nari kibi cyaho ukennye ntago wahaba cyakoze mu Rwanda icyo navuga aricyo naguta nyine ubuzima buciriritse nta buhaba nange akoresha ijana ariko ntabwo fucking job oya niko dita fucking job nk'amafucking job ahangaha ariko wajya kumera nko mu bihugu byo hanze Amerika yo kumva ko tuvuze ko ari agafucking si ugutinya amaroboro abanyarwanda bakora akazi kari hasi ariko kaguhemba amafaranga agaragara ariko mu Rwanda urafata imashini ngiye kogosha ariko nanone mu Rwanda twapingaga bogoshe mu mwogoshi ngo araguteresa cyangwa umumotari yewe nawe ukora umutima mana mwogosha hari VIP niyo bari shusha muri Kenya nizere ry'Imana ariko ubu byarahindutse bogosha ubanza biba byarahindutse mu Rwanda mu Rwanda abahungu babishyize ku rundi rwego nk'abogosha nka barabasitari ba Bruce ariko nyine nta masaro muri karitsiye ariko hano muri Kenya abahungu bogosha abahungu babihagaze nibo bafite agafesheri agasuku nyine nibo ubona habe n'udufaranga barinjiza hatari kabisa mbese nani minyo wabaye mu nkambi mu nkambi ndabyibutse twigeze kujya muri Congo mu 2007 turi abana bato cyane papa aravuga ati ndashaka amatware mu rugo murebe Masisi murebe wacu ukuntu hameze haza kuba intambara muri 2007 muri bariya bakisinda ubyibuka twara abana bato cyane nuko turaza n'igisenyi batujyana mu nkambi bita Nkamira barayizi hafi no mu Bigoma twamazemo nk'amezi 3 mama arakubwira mabarira ubuzima bwo mu nkambi sinabushobora dutaha yarangiye n'uyu ariko bari mu nkambi bazibaye mu mwana ese uri abana bo ku Kibuye kuko twari umuceri 2010 cyaraduze Jana hano ari nagaseka kenda nabikije ahubwo arakono ni ari ngapo arakono kujya byibukira ni hari ntuza wewe no ntabwo nabyibuka what food program twawuzi n'ubwenge ntabwo n'ubwenge kumenya definition ntabwo nari
Nakuno bajya bazana impunzi ibigori. Nyuma y'amezi 3 bakabona umuceri. Naruza kuza umuceri bavuzanye 2010. Yego umuceri waje no bari VIP ari nk'inyama mbese. Bajya gabanyuzamo ariko mu bagaje bakadomanya nk'ikigori. Aho hari ejo bundi bazanye umuceri. Ni ikigori ni ifu. No reka umunsi wo kugira kuzana umuceri bahinde bazanye ibigori. Bateraga mu izo modoka. Nanjye hari ikintu cyo kivuga. Umunsi bavuga ngo bazanye umuceri mu nkambi n'inyo. Hari 2010. Ibaze kutura abantu cyane twari umuceri 2010. 2010 n'ejo bundi. Umuceri mari ko turawuharaye. Kuko twari tukibona umuceri noneho twabyuka mu gitondo twaratetse umuceri ugatukura wese agiraga ikibumbe cye waho umuceri ufatara mu gitondo ikibumbe cyawe ushira mu ijipo ku buryo tutari kwigisha nawe uri kumanira ku gaceri gake byosho no reka bagatanye kurwara mu masase rero oya reka rero munyumvisha kandi gasari mu ruhengeri kigana n'abana b'abakiganyira bo mu ruhengeri abana bo bazana ibishimbo bitetse bino bakakubita ikiro cy'ibishimbo mu mufuka bitanye bari kwigisha umwana apfuramo agashimbo kiwe n'ukuri kw'Imana abantu bari kurengerisha iyo story barayizi ikibazo n'ukuri ibishimbo binuka abakiga muke wakuramo agashimbo umwana byose ku dushimbo twe ngakuma cyane umwana VIP ubwo kushika tukaraye ukajya ukora akabimbe gato ticata kore gato kubita mu gato umvuri hejuru ariko n'abari mwakwigisha nabo bahidanje uzira ko kujya gukora ku mafaranga kandi mu byose ukuri Imana yahinduye ubuzima kugira gukora ku mafaranga kwari uko uri bufata ifu babapokeje ukaridaha ukajya kuyigurisha ikiro cyari 100 ugafata ikiro cy'ifu ukagenda miro cyane byuko ko baziye ugafata miro y'ifu yaguraga 100 ngo kugira ngo ukore ku giceri niko bwagurishije ibiryo biri mu nzu ubuzima warapimaga none wagera ku isoko habaga hari abametere yarangiza uruganza rumwana kakamirongo bikumva aragafucira na bye asanga ku buryo muri ikiganza abantu babaga barenze mu nkambi uzaba mu nkambi niko ko rero duhuye twabaye mu nkambi imwe ndabwibutse numva burantete kugira ngo ugure umunyu abagaruka bagurishije ifu kugira ngo ugure imboga nyine zindi nyine isari ibishyimbo nuko abaga bagurishije ibishyimbo ukagenda ukadaha ku bishyimbo ibiro 2 ukajya bakaguha amafaranga ukagura indagara Mega life watetse akanyama mu nkambi baragusura inyama uziko twabaga mu nkambi ariko babwiza umugani wa yaka yaravuze ngo twabanye mukagenda ngo kuko mwujuje ibifomu nimutwibuke ndabareba mukandera Barukumva ubuzima twabagamo ntago bwabagamo nubwo twabaga mu nkambi habaga nk'amaserire se nk'amakaritsi twabaga mu nkambi twabaga mwabaga twagikayenze muri karite twari duturanye twakayenze no haranabi kayenze mu kiziba mu kiziba aho ari mu nkambi yo mu Kibuye noneho mwatekaga inyama mu bikayenze mu kiziba bakabimenya kihara hepfo reka n'inyama bro ibishyimbo birimo amamesa warahururaga n'umuhari ukuntu abakongomani bazi guteka bagakubitamo igitunguru kigahumura bagakubitamo amamesa na za kwavu tugatwa dutunze imirongo tumeze batetse ibishyimbo mama Jimmy twari tureye gutya inzu mama Jimmy yagiye muri Amerika so mama Jimmy turi tumyaka hata pesa hati mama Jimmy bakubana mama Jimmy mani yo twajya kureba ibishyimbo guteka inyama ariko noneho yatekeraga hanze ateka inyama yinje mu nzu agiye kuzana umunyu yagadusanga sikura nayo ora tuteka inyama gutesha
oya Isafuriya ubuzima twabayeho ubuzima bwo kurya ibijumba urumva twafata umutsima ubugari ukawunga ukayicumba ukayisha spadipe kanko tukamuyinywesha spadipe gutya ji mugafata mugakoroga mu bikombe mama wanjye akagenda bagabanya ariko abantu mwahindutse mujya mwibuka abandi mama wawe akagenda bagabanya agafata ya spadipe akayishyira mu ijage agakubitamo amazi akuzura yamara kuzura agafata ibikombe agashyira ngo mwe nk'abana barindwi nabo ari gake gapara spadipe ngo ndakubujije agasudipe gake bakajya bamanyura umutsima ugakubita mu ugasomeza akaji ubuzima bukendereye hano izindi boro twaryaga ni pengeri ubona wari umuceri wacu ubona iyo umuceri wo mu nkambi impengeri ibigori bakabigura isekuru fresh bakabikuraho udushishwa bamara biriya niwo muceri rero biriya niwo muceri niwo muceri wanyu mbese ariko twabaye mu buzima bubi uzi ko twajyaga ariko ntabwo twari tuzi ko batekesha inyanya ibiryo kabucumbu twari tuzi ko bazumuza zamara kumuka neza bakubitamo ijage y'amazi utuvuta tukaremba ndabona amavuta yaba yashize amavuta yaba yashize n'amutari ari ku mazi gusaba akamaro akanyanya gakeya n'ibitunguru bagatogosa wagira ikawa umwana batereje unyanya rumenye n'izikagari aho ni imbere urumva nyine ubuzima utari indagara kabucungu n'uwango kurazikarangaga zamara kumuka gutya nyoko gahita akubitamo nk'ijage y'amazi amukazana agasahani indagara ya sitatu n'isosi isosi yuzuye isahani ukaza kandi niba hari ibintu byaryohaga umwana siko byaryohaga ukamufaka mufite apeti ni ukuvuga ngo wowe wabaye ubuzima bwiza wowe wirira agashaka inyanya twazirya agashaka ubuzima ndi kumva ari busha kwinshi noneho igikoma akaboro cy'agasukari kaswari kuko nakabonye aho muri iyo kare nukabaho kajya bagafata kandi akaboro kangana nako cyangwa mu gikoma mu isafuriya bagateramo agasukari karareshya nk'uko bagahita bagatama ngo twarunze buri mwana n'ijage ntagasomera mu gikombe n'ijage bamaze bajya kuyasaka muri muzani ishage izina ry'Imana mana yo mu ijuru we ariko abantu baragira ngo urameshe ngo uranitse noneho akantu keza kabaga mu nkambi kahise yose yameseraga ahantu hamwe mwese umunsi wo kumesa muziranye wabaga ari nk'umunsi se w'igiterane noneho habaga amarobine agabanyijemo udupati buri wese afite akantu yicayemo ari kumeseramo hano hari urundi rugo hano hari urundi rugo noneho hakaba kubera ko twaba turanyamurenge benshi turavuga sitori y'umuriro hakaba uburozi ukajya uhura n'imbwa mana ari umuntu baba we noneho rekaza kubwira ko turajya abanyamasisi hari si umuyamasisi ndi umunyamasisi mwari mwaraduhahaje abantu badutesheje nabo bararoya ntabwo baroga cyane abanyamasisi igikombe ni icyanyu abanyamasisi bazi ibidisi ntuza isumu byo mu biryo abanyamasisi barakwica ntumenye niyo wapfiriye ariko gutya ibyo kwihinduriza ntabwo babigira noneho umunsi umwe twari twatubika munsi y'umugezi umunsi umwe imbwa irarimoka iramoka ijoro ryose rero icyatubabaje abanyamasisi batuye gushira haruguru y'umugezi bahita bavuga ngo mva ngo hari imbwa yarayimoka ngo ariko yarayimoka nk'umunyamurenge nababyinnye kumoka wambuka nk'umunyamurenge ngimbwa nk'umunyamurenge ni ukuvuga ngo buriya buzima bwo mu nkambi ari bwiza sometimes noneho ukamenya ikindi kintu mu nkambi nahavuga simpamare nkamubwira koga ni ugutonda umurongo pasiteri umugore w'Imana twagiraga dushe zibiri karitsiye ibamo abantu nk'ibihumbi kayore yose n'ufata iyi kayore yose ukagira dushe ebyiri na tuwarete imwe noneho iyo dushe nta muryango yagiraga ni ukwinjiramo ugashyira agatenge kawe
ukajya kuvuga pastor gira vuba ngugira oya unijori uhagarike umubiri w'ituma ona ngiye kwezi igicupu gutonda amazi ugashyira amazi uri bwoge ukayashyira kuri dushe nyine aho ngaho noneho ugukurikiye akaza agatonda nyine ibase ya kabiri ibase ya gatatu base ya gatatu umurongo warasaze cyane noneho pasiteri akamaze ngo yemwe bana murije uhagarikira ngo niwe yubwiriza agafata amazi ye ukayaducishaho ukajya kuyashyira muri dushe ariko iyo dushe nta muryango ifite mwese muramugato ni agatenge katari gukwirwaho ariko mbe mu buzima ako bana tuwarete gayo tuwarete imwe kugira umva n'ibiryo bariye kuko ushobora gukenera kujya kuri tuwarete mu gitondo ukajyayo nawe ari gutonda umurongo wambabariye nkajya witwa kubwatireka ujya muri dushe usanga umujyango wari ubikora amahoro kubera ko tuwarete irimo abantu benshi ushobora gukenera kunyara mu gitondo saa 2 ukanyara saa 10 urambwira ngo niba hari ubuzima bubi mu isi bubaho ni mu nkambi twahagiye ubuzima bubi yewe abadiaspora mujya mwibuka abantu twabanye mu nkambi ba Renata bakobwa ba Majimi ba Kristame abantu mva mujye mwibuka abantu basigaye wenda situza twebwe batabaruka bamukiranya n'abandi abantu benshi nyine urumva twabanye na Rugenza turagusoje warabaye Rugenza yabaye kayenze na uyu reka da yabaye kayenze none hari ukiko wanzari hari umugore yadukesheje umutwe muri Kayenze yitwaga anangiye kumubwira akamureke ko uwo ngubu yigeze umuyumba uwo mutipe kubera ko amadushe yabaga ari open adafunze basanga abana bakobwa muri dushe bagahengereza oya bakabatera madama rose urumva aramusanga kandi n'abana bagira ubushyuhe bwinshi mu nkambi nta kazi gahari nyoko ntakora so ntakora mwese bicaye icya mbere haba amagambo kuko nta kazi mufite hakaba ikintu bita ibyaha abarozi bagira umwanya none hari umugore nabonye bagazura n'inka gukiri kugenda ikameshyira mu nzu y'abari mu kandi ubwo ariko kuri ubwo bakavuga ngo uri uriya ni mama runaka arinjiye arinjira mu nzu ari none nyine biseko nyibutsa hari umumama basuye mu nkambi sizi umunyamakuru rero bamusuye hano mu nkambi umumama wabyaye umwana wa 11 aramaze ko mu buzima bwo hano mu nkambi ni gute byaye umwana wa 11 n'ubu buzima bwo mu nkambi none ko ntakazi tugira dukora iki umugabo gahora ari muri ibi none se nega ko kazi konyine umugabo n'umugore nta n'umwe ukora gusa akazi n'ukubyara none nararangiza story hari umugore atuguye wirirwa ajya kureba abakobwa bagiye muri dushe none abana ajya tubwira ngo abana bo mu nkambi ngo bose barasa nawe mu gahanga ayiwe abana bose kujya bona ngo hano gutya ngo ngaha hejuru ngo abona abana bose basa bitewe n'ibyo yakoreye ntabwo rero bavuga bwari bugoye gusa ntabwo bwari bugoye kandi hari abakiburimo dusuhuza abantu bose bari mu nkambi ya Kiziba abantu bari ku Kibuye umva mwihangane mukomere ubwo buzima mwacemo buracyarimo gusa wenda kubera ko ubu batengera ko hari bamwe bene wabo bagenda bagiye hanze ubu ngubu birasabye ariko twabaye mu Rwanda mu nkambi bakubita imbwa yitwa umusururu niba hari none rero turiyo washakwaga rero iyo umuntu yakoraga ubu birango bya fanta mwere ikiganje ejo bundi ikiganje oya umusururu ibintu byo hasi byita gute ibibuzo no umusururu oya ibyo mugarwa n'imbetezi sharo mu nkambi arakanya aho kujya mu musururu iyo oya mu rwarwa n'imbetezi umusururu ibifuzo byari ndime bifasha ku buryo bigasigara mu menyo murongera byita mu biteri imbetezi sasa ngo twaragendaga ubwo tugiye kureba ngo umuntu wakoze washatswe kamara kugera ikintu byo mukora gusa mujya mwishara kamara kubazanira imisururu imisururu bakavangamo agasupa dip
ukawurisha umwembe uzahagarika yewe karimo spadipe nanjye karimo spadipe wanywa ugapfa kubera icyo kintu yo kuba mu nkambi twamenyereye imisururu n'ibiki n'ibiki njyewe ntitewe uyu mwana wanjye wa kabiri ntitewe uyu mwana wanjye wa kabiri man umutima urambwira ati kwigomba kugura umusururu reka umuntu umwana ararikira ibyo yabonye ibyo yabayemo ndakumbura yogati yizi yogati yeka mu gitondo njya gushaka umusururu ndawushaka paka mubonye uzi ko hari hepfo aho ubushera hano mfatanisha ubushera bunaryoha ku narabuguraga akajerekani nkamwirirwamo waragiye kutubwira iyo story ari umujyana wanjye mu Faransa reka mvuge neza ntabwo ndashikama shikama yagiye mu Faransa ese ushika uduha amafaranga wabiki shikama afite mukuru wita Semukiza sibyo yaratukubise ku ishuri kuva narema uzagera ku muji Semukiza niba uri yabaye mu yumbi uzotwihaneho waratubabaje wababaje imitima tebe gutya mvuye muto niwe wenyine wari warize niwe wari umwarimu wenyine mu nkambi maze akaduha nakukine ko yani shikama ni batwara abacunga umutekano bikayenze bamugize umukuru wabo shikama yagenda mu kiganyi none cyatege muri mu nzira guhera saa mbiri za nijoro inkoni munganga ibintu ariyo gaza ndamucika mbona kiriya fo igatonda zamuka nzagenda ifura uragi ndajya naguza ndabyo shika utwohereza ifaranga ari utubona hano hanyuma tutaza kumenshoni usanga bakuduha amafaranga kubera ko ubuzima twabanyemo bwari burenze ubuzima bwo kurya umutsima na supadipe nabwo muhaye mwirwanira agasupadipe nyuma ufukiyemo gutya ubimwangira umutsima munini gutya ugasoma akaji gato telefone utangiye kuza narinze mpaka nta telefone nkunze kwimba naragutunze kagatushe gatoya uyu rero wari ugezweho niwe udukobwa twose hariya ntabwo wabura nk'abana bane hasi ni ukuri kw'Imana pe kuko sinzi umuntu wagira igikundo ngo habe n'abagore bakuze cyane fo hari agakobwa karwaye n'indege kajya mu bitaro Gentil wenda gusura ntabwo yakwimenya habaga ba Gentil nk'ibyatsi abanyamasi bose bitwa ba Gentil abanyamasi bose bitwa ba Gentil ngo yari icyamamare mu nkambi yari icyamamare noneho ufite n'ako karimo ngo urabyina noneho babajyanaga nk'iyo haje ayo maorganisation nyine yo gutanga ibyo ukabajyana bakabyinira imipira uzi ngo babyiniraga iki ngo bahereze imipira amafaranga nyine cya gitanu bibiri akajya nk'akamiliyoni bitanu aho kumeze neza bitanu bro no se niba ari itanu manje ntabwo nakwandukana nk'igihumbi ku kiro umujyi ntabwo nakwe tukameze neza maze tukoga tugasa asigaje mu bibiri by'inana sawa ndakwereka muri kamera niwo wese yose ni ukuvuga ngo amakuru ibintu byo mu nkambi abantu bakajya bagera mu buzima abantu tuvuze ibintu twabayemo ibi ni benshi twayibanyemo kandi 99.9% bari muri Amerika so iyo nugera ntukibagirwe ujye wibuka abagenzi bawe wasize muri buriya buzima ko ubu ngubu hari abakiriye kubona indagara kubona omena Arabyibuka hari abana b'abanyabasisi bigeze kwicana mu Rwanda ejo bundi nyine muri mwaka washije nyine ngo hari group imwe babanagaho muri Amerika ya WhatsApp noneho umwana umwe keshaka kwigira ku mwadanje umutarabaye mu nkambi umwe noneho atangira kubaserezanya mu bintu bijyanye n'ibyo ubuzima baciyemo mu nkambi umwana we ati ngiye gutereza ubuzima naciyemo mu nkambi nzakwereka bajyara mu Rwanda sinzi akabari bari basindiyemo bose bavuye muri Amerika ari babiri nyine bamaze guserezanya wa mwana asohoka hanze
yatse imodoka agonga wa mwana wundi umugore yamusereza ubuzima babayemo mu nkambi mwana twabaye mu buzima rose kwa mwana uva afite ubwenge utibutse nk'ubuzima waciyemo buriya waba uri muzima pe ugomba kuba proud y'ubuzima waciyemo kandi ugashima n'Imana ko yahinduye mama yigeze kuva i Kigali bakiri muri ubwo kuko buzima papa yabaga i Kigali ngabaga mu Rwanda kuko twe ntabwo tumeze nk'ababa mu Rwanda ntabwo mu Rwanda muri Kongo ntabwo mazi ngo ni hehe kuko twazaga nk'ikigali ngo twaje mu Rwanda ntabwo twe mama yigeze kuza i Kigali ansigana na murumuna wanjye ansigira amafaranga 5,000 ubwo ari mumare igihe kingana gute ukwezi 5,000 bingahe 5 ubwo no ari ukunara ndakagurira nayo nkiri muto none agahita aza akavuga agahita atubwira mama atubwira ngo njye ngatabaza murumuna wanjye ngo se ngo turya iki ngahita ambwira ngo hari shikati zashize ubone ngo bivuze urazibuka ukiriguhekenya bukakwiriraho kubera ko nta byo kurya bihari bakabaye mu buzima bubi ariko turashima Imana ko nyine Imana yagiye ibinyuzamo abantu benshi ubu ngubu 99 bariyo ubu twashikama umuntu ushaka nimero zashikama utakunze ukunda oya byakunda ni ukuvuga ngo rero abantu bajye bibuka abasi wenda twebwe twahinduriwe amateka ntabwo twaburiza gufata n'indege shaho ntabwo twaburiza ndagara kuri uyu munsi ariko sinakwibagirwa ko nariye umutsima na supadipe kabisomeza utarasoza ubunyereje uzingwa imvura yawe njyewe uri kwiyinegera ibijerekani byacitse n'ikabutura zacitse ukava hejuru usayingura umukobwa gutsukaho noneho se imodoka twagiraga hariya nta muntu wategaga imodoka ni ukwiyumva mu makuru igare ni ukubyumva mu makuru byose ni ukubyumva mu makuru twagiraga akantu kaza kadepurasa abantu ngo ni isugutu ni igare ryo mu biti ni igare ryo mu biti nayo twagiraga ubwo ni bwo buzima twabayemo abo bantu turabataginze abantu bose bageze mukiyemera bakiga ko mwariye ibijumba nako mubijumba nakabumba ibijumba umutsima nyina akamuha akajika akasupadipe bageze ka nyaru akaza kakigutsira muri agasomera akaji kugira ngo umutsima ugire uburyohe ariko bagezeyo baribagirwa bagenzi babo ni ukuri mujye mugira gutya mubakubitiremo tunabashimira n'akandi akanyenyeri turabakunda cyane ariko n'abandi bose turabaramukije kuri ndamwibuka muramuzi nanjye abanzi muranzi uyu ni madamu bamwe baramuzi uyu ntabwo yabaye muri supadipe umwana w'igikoma cyafashe hari uburyo dukurikirana cyane ubakunde cyane twarabanye mu nkambi yitwa Shanze Shanze wanyangu oh action shaka wallahi man ubuzima twari muri burebure baganira mukiro bugacya nakwibagirwa ko twajyaga no kugira no ngewe ubu nagiye mu ishamba kuzana inkwi twajyaga ko twagiye mu ishamba gutashya ukagenda ugatsinda ibiti ukabyikorera ukaza ushahitse inkwi gutya ku mugozi umugongo ukaza wajya ngo ugasanga ko ngari gucana irondereza ukazishyiramo inkwi nyine twavuye kure ariko turashima Imana by the way aho igejeje ikora. So guys, Imana ikomeze barinde mukoze gukora subscribe kuri The Blessed Family TV ndetse na Beauty TV Show. Imana ibarinde, ciao ciao.